nijye wa mugore. Yesu ashimwe cyane. Naje guhamiriza umutware w'abatware bose. Nk'uko muri iki gihe turi umugore mu ihema, umugabo mu marembo, nanjye aza single mother, naje gushima Imana. Naje gushima Imana yankoreye ibikomeye. No guhagarara hano n'igitangaza. No kundeba gutya gusa n'igitangaza. Apostle, nishimiye gutanga ubuhamya nkureba. Ndagukunda. Apostle ni mwiza. Apostle ni mwiza, no mu mutima ni heza, kandi aberaho abandi. Nk'uko ijambo ribidusaba arabyubahiriza. Imana iguha umugisha rwose. Ubuhamya bwanjye rero ndabutangirira umugore mu ihema. Umutware wanjye wo mu mubiri amaze kugenda, avuye mu marembo, umutware witwa Yesu, utwara abatware bose. Umutware witwa Yesu, twarasezeranye, tugirana amasezerano. Uwo mutware ntaharara ngo aharuruke. Uwo mutware ntagira ibihe. Ni ukuri naramwiboneye ubwanjye. Nari nkojeje isoni, meze nabi, ariko ndavuga ngo ni umubiri, uriya ari uw'umubiri. Ariko ngiye kubona Uwiteka. Yambaye hafi, aranguyaguye. Uwo mutware yarantetesheje, ndateta. Anyishyurira abana amashuri. Anyishyurira abana amashuri, arabatunga, basa neza, biga heza. Arangije nanjye amakazi. Atitaye uko nasaga, kuko nari nteye ubwoba. Nk'uko uw'umubiri yarebaga bikamucanga, ariko uwo mu mwuka we yarahagaze aravuga ati ndakwemeye. Uriya mutware w'abatware sinzi uko namushima. Yagiye akoresha abantu be. Akoresha abantu be. Mubo yakoresheje na Apostle arimo. Ni ukuri sinzi uko yaba nanabishoboraga Apostle nanamuheka mu mugongo. Kuko ni igitangaza. Mujye mumwubaha, mumukunde, kuko ni ukuri Imana iramukoresha. Ntabwo ari wowe wikoresha, kuko urebye ibyo akora ntabwo yaba abikora. Nize masters, mfite ikibazo cyo kwishyura school fees, ariko yaramfashije nishyura masters ndayirangira. Ntegereje kwambara yakanze. Ubushize muri All Women Together nabikomojeho
ariko ndababwiza ukuri si ubwenge bwinshi nari mfite ni uwo mutware washatse kugaragaza ubutware muri jye kugira ngo abantu bafashwe ni ukuri noneho ejo bundi muri etabu muri etabu nari maze iminsi 3 nihereranye nawe etamu itaraza numva ngo etamu yaje ndavuga ni ngomba kwatendinga ariko ntarahimara n'iminsi myinshi ndashingiye numva ubukwe bw'umukobwa wanjye ubukwe bw'umukobwa wanjye nabukuye muri etamu Yesu aransetsa nabonye Noble Family yarahabaye kandi ni ukubera umushumba mwiza nagiye mbona abasista mbona ababrothers nareba iruhande nkababona nkumva naguruka Imana ibaha umugisha mwinshi mwarakoze kunshyigikira mu byanyu mwarakoze none ubu rero mpagaze hano uriya mutware w'abatware sinzamuvaho twarasezeranye twambikanye impeta mu bintu byari bikomeye ubu mwambonye naragaruye agasura mwambonye naragaruye isura kuko hari aho nari ntinyitse hari igihe ntapfuye abanzi banjye bategereje kunshyingura Imana yimana umurambo wanjye aho ngaho iyo mpageze murabona se ntakomeye murabona uwo mutware ibyo akora atari byiza nkora akazi nzinduka saa 11 buri gihe nkatangira akazi saa 1 nkagakora nk'abandi bose nkataha nk'uko abandi bataha ntimurebe ibire bisigaye bientôt très bientôt muraba mwibaza uriya ni mama Harriet cyane ngenda neza nshima Imana nzaza hano gushima apose ntabwo wasengeye ubusa Imana irakumva oya byarahindutse ariko ni ukuri ndabashimiye abasisters ababrothers mukomere kandi Imana ibahindurira amateka mwese basabiye umugisha kubw'umwami nahuye nawe ntabwo namubwiwe naramwiboneye amaso aba mfite ishimwe nshima Imana ngari rito nkaba mfite n'ishimwe hari ishimwe ituro ry'ishimwe nkaba mfite n'ishimwe nshimira umushumba Aposo ntabwo nabona icyo nagutura ntabwo nakibona ariko Uwiteka le créateur de tout akumera icyo umutima wawe wifuza yego Woman,
ari hehe ari mu ari hehe we ngo ari hehe we bari hehe we uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hehe we ngo ari hehe we ngo ari hehe we ngo ari hehe we ngo ari hehe we tumukomera amashyi ari hehe we ngo ari hehe we tumuvugirize impundu ari hehe we ngo ari hehe we ari hehe we ari mu mutima. Amen. Uyu mwami tumuvugirize impundu. Haleluya. Haleluya. Mbega ibintu byiza. Mama Harriet uko twamubonye muri All Women Together siko tumubonye uyu munsi. Amen. Imana ni nziza. Twongere twakire n'undi muvandimwe Sylvie Umutoni nawe wifuje kudusangiza ishimwe rye atera intambwe. Yes ashimwe. Ntabwo ari njye Sylvie Umutoni, njye ndi Pastor Chantal muramenyereye, ariko nashaka kubibutsa ko mu byumweru bishize nahagaze aha hantu mbabwira ko Umutoni nahagera. Haleluya. Babwira ko Umutoni nahagera tuzagaruka gushima. Tugarutse gushima. Umutoni arahari kubw'igitangaza cy'Imana yakoreye aha hantu. Thank you so much Apostle. Ntabwo ndi bubisubiremo, dufite iminota mikeya, ariko hari ijambo nshaka kubabwira ryo muri Zaburi 115:14 rivuga ngo uhoraho nabahe kugwira nabagwize mwebwe n'abana banyu. Turi mu kwezi k'umuryango, Uwiteka azatugwiza, healthy family and wealthy families, azatugwiza tugwirize n'abana. Reka mu Umutoni nawe mwumva ijwi rye, ndaza kugaruka gusoza mu minota mikeya. Thank you so much. Good morning, everybody. My name is Sylvie Mutoni, as my mom said. Forgive me, I'll be speaking in English, so you can help me out. And I wanted to begin with a scripture, if that's okay, and a little song. I'll be reading from Psalms 23, verse 6. And it reads, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amen. So I wanted to speak of that goodness of my God. With the song I'll sing, "All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. It's a pleasure to be with you all this morning. As I mentioned, my name is Sylvie Mutoni.
ni umunezero kuba mpagaze imbere yanyu nk'uko nabibabwiye nitwa Sylvie Mutoni. I would like to honor the Lord my God, first and foremost. Ndashaka kubahisha Imana yanjye mbere na mbere. And I would like to honor you, Apostle. Hanyuma nkubaha n'umushumba. This ministry has had a great impact on my family. Uyu murimo wagize impact ikomeye ku muryango wanjye. And when I landed, I noticed that you guys are talking about healthy and wealthy families. Kandi uyu munsi turavuga kuri imiryango ifite ubuzima buzira umuze n'ubukungu. And I have many family members that attend this ministry. Mfite abavandimwe benshi babarizwa muri iyi ministry. And they have found both health and wealth in this church. Kandi babonye ubuzima buzira umuze n'ubutunzi muri iri torero. Women Foundation Ministries, they have found healing. Babonye gukira muri Women Foundation Ministries. They found salvation. Babonye agakiza. Hope and joy. Ibyiringiro n'umunezero. So from the bottom of my heart, I am eternally grateful, Apostle. Biturutse ku mutima wanjye ndabashimira cyane. And I'm eternally grateful to you all. Kandi ndabashimira mwese. So my mom, I was online in Canada watching in my office when my mom said the testimony, so I won't repeat it for the sake of time. Mama wanje yabahaye ubuhamya nabukurikiye ndi muri office ntabwo ndi bubisubiremo. I heard my mom also told you the story about the gas in the car. Kandi yababwiye ku bya fuel mu modoka. Essence. I also heard what Pastor Bob had to say. Kandi nakurikiye niyo byo Pastor Bob yavuze. I'll speak to him after service. So again, I won't be too long, but I just wanted to add a few details that my mom may have missed. Hariho ibintu bike atavuze nagira ngo mbasangize. The Lord actually had revealed to me November 13th, 2021 that I'd be moving to Rwanda. Muri 2021 mu kwa 11 Imana yari yarambwiye ko nzaza mu Rwanda. I was serving at an event, I was cleaning up, and the word was spoken over my life. Hanyuma icyo gihe nari mu mirimo itandukanye Imana ivugana n'umutima wanjye. And at that point I was excited on one hand. Ku ruhande rumwe nari nezerewe. Because I love my country, I love my nation, I love my people. Kuko nkunda igihugu cyanjye, nkunda abanyarwanda abantu banje. I've always been fond of the government's leadership and vision in this country. Nukuri nkunda leadership y'iki gihugu na vision y'iki gihugu. And I wanted to play a small part and contribute. Kandi nanjye numvaga nshaka kugira icyo ntanga. But on the other hand, I was confused. Ariko ku rundi ruhande numvise bincanze. Because it was COVID. Kuko byari igihe cya COVID. I was a recent graduate. Nari maze kugraduatinga. And I just started working for the government of Canada. Icyo gihe nari ntangiye gukorera guverinoma yo muri Canada. So I said, Lord, let your will be done, not my own. Icyo gihe navuze ntereka ubushake bwawe bube ntihabe ari ubushake bwanjye. He had also spoken over my life in 2019 that I would help my spiritual mentors in Ottawa launch a church. Icyo gihe muri 2019 Imana yari yaravuze ko nzafasha umubyeyi wanjye wo mu mwuka to start a church. Muri Ottawa. Yeah. So at that time we hadn't started it. So again, I was a little bit confused. Icyo gihe yari yambwiye ko nzamufasha gutangiza itorero ariko byari bitaratangira. But as the years went on, the Lord opened my eyes and revealed to me how this would come to pass. Ariko uko imyaka yagenze Imana yagiye mpishurira uburyo bizaba. And on September 20th, we launched the church in Ottawa. Mu kwa 9 itariki 20 twatangije itorero muri Ottawa. This past September. Mu kwa 9 gushize. And I left Ottawa the following day. Hanyuma nsiga ava muri Ottawa umunsi ukurikiyeho. So over the years, hanyuma imyaka uko itambutse, when the Lord mentions something over your life, Imana yakubwiye ikintu mu buzima bwawe, no matter how long you might have to wait, utitaye mu gihe ugomba gutegereza, even if it might not look like it makes sense, nubwo byasa naho bidafite ishusho, I'm here to encourage you this morning. Ndi hano kugira ngo ngutere inkunga. I'm standing before you. Ndahagaze imbere yawe. Only by His will, not mine. Kubw'ubushake bwayo gusa. So if any of you are in a waiting season, niba uri mu bihe byo gutegereza, and the Lord has mentioned something over your life maybe a long time ago, kandi Imana ikaba yarakubwiye ikintu wenda hashize igihe, I'm here to encourage you. Ndi hano kugira ngo ngutere inkunga cyangwa ngutere ishaka. That God is not a man that He should lie. Imana ntago ari umwana w'umuntu ngo ibeshye. And He makes all things perfect in His timing. Kandi ikora byose bikwiriye mu gihe gikwiriye. So I thank you.
ndabashimiye I look forward to connecting with all of you. I look forward to connecting with all of you. kandi niteguye gukorana namwe. And God bless you. Imana ibahe umugisha. haleluya haleluya. Umutoni arakoze cyane, sigaje iminota umwe gusa, ariko ndagira ngo nikarajinge abamama barimo kurerera abana. Ngiye kubivuga bose urakoze cyane. Barimo kurerera abana mu mahanga, ntago byoroshye, ariko ngiye kubabwira ibanga ryankoreye. Ibanga rya mbere ni ukurerera abana mu nzu y'Imana. Haleluya. Ninjiye muri ministry mu 2006, niko bwa mbere nahuye n'umushumba. Ankoraho numva ndahindutse. Nari maze imyaka nka 10 nkijijwe, 8 nkijijwe, ariko duhuye numvise ibintu bihindutse muri jewe. Mu 2012 nimikiwe muri ritorero. Haleluya. So, icyo byonyine byampaye imbaraga zo kuvuga ngo mfite backup mu mahanga. Ibintu bibiri byo kurera umwana mu itorero no kurera abana kinyarwanda. Ubakundisha igihugu, niyo mpamvu urimo kubona bagaruka. Abantu benshi babaza ngo ariko mugaruka mutwe twe tubashaka kujya Canada, mwege muraza gukora iki? Uyu mwana w'umukobwa yagiye afite amezi 10 gusa. Yes. Bivuze ngo hari igihe ngo bicaraga ku migezi y'i Babylone ngo bagakumbura Isiyoni. I Babylone history itubwira ko ari umujyi ukize cyane. Cyane ariko ushobora kuba ufite ubutunzi ariko ufite emptiness y'igihugu cyawe, ufite emptiness y'abawe. Ndashima Imana kubwa abana banjye bakunda igihugu. Mutoni rero, Mutoni ntabwo ari hano kubwa accident, turimo kubyihutisha wenda tuzabigarukaho. Ari hano kuko yabonye akazi muri UN, yatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru. Wavuga uti ni gute utakazi ka government ya Canada hanyuma ukaza gukora mu Rwanda? Byose biterwa n'icyo ushaka mu buzima. Haleluya. Ndagira ngo rero mbwira ababyeyi, ushobora kuba uri muri snow urimo gushavoringa, twara abana muri church, ntugire ubunebwe kuko igihe gikwiriye imbuto zizagaragara. Ikindi cya kabiri, be present in the lives of your children. Be present physically, ndabiza amashift abari menshi bavandimwe muri diaspora, ariko be present physically, be present emotionally. Ugira abana bawe inshuti zawe kugira ngo nejo bone hagira ibibagora muzabiganire. Yesu aduhana umugisha, mwakoze cyane. Amen. Reka tumwakire Sylvie. Mumfashe tumwakire. Urumva ko yeshiftinze. Jewe she's my baby. Yeah, she's my baby kuko biratangaje ibintu by'Imana. Biratangaje n'ukuri. So uyu ni wari umudiyakoni wanjye kera muri Toronto. So today she's here. So ndashimira Imana cyane. Sylvie rero murumva ko ahari. She's now here. So arahari. So muvuge ngo turamwakiriye aba GI n'aba sons of Isaka badasigaye. Murakoze Sylvie, we love you so much. Wow. Oh, mbega byiza. Amen. Haleluya. Nukuri nishimwe ry'umuryango, twashima Imana.